Ndabaramukije inshuti bavandimwe, nkoramutima za Handitswe ngo TV official, izina ry'Imana ya Yakobo nirishyirwe hejuru, kandi namwe mbasabiye umugisha w'Imana. Amen. Rero uyu munsi dufite amahirwe akomeye cyane yo kuba tugiye kuganira n'umubwirizabutumwa ugiye kubibwira mu kanya. Ndatekereza yuko mwese muri bunogerwe n'ikiganiro turi bugire. Reka rero tudatinze tumusabe abanze adusengere, noneho dutangire ikiganiro cyacu. Reka dusenga Imana. Imana ihoraho, turagushimye cyane ku bw'aya mahirwe tugize, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Amen. Umwanya muto tugiye kumara tugira ibyo tuvugana bigendanye n'imibereho ya gikristo, ndakwinginze kugira ngo uyu mwanya Mwuka Muziranenge abe ari we uyobora buri gahunda yose na buri jambo ryose rigiye kuvugwa mu izina rya Yesu. Amen. Mubwirizabutumwa Nabayo Daniel, twifuza yuko utuganirira, ariko turashaka kugira ngo ubanze utwibwire, hanyuma noneho tubone gukomeza ikiganiro. Twibwire mu buryo wumva bushoboka, uburyo watangiye umurimo. Ese uyu ni umurimo uhemberwa, ni umuhamagaro? Ese wavutse wisanze uri muri uyu murimo, cyangwa se byaje kuza nyuma? Tubwire mu buryo bushoboka uburyo uyu murimo wasanze uwukora. Murakoze. Nk'uko mwabivuze, nitwa Nabayo Daniel, nkaba ndi umwizera w'itorero ry'Abadivantisiti umunsi wa karindwi rya Kabatwa, mu ntara y'ivugabutumwa ya Karisimbi, muri firidi y'u Rwanda rw'Amajyaruguru y'Iburengerazuba, ikorera i Rubavu. Rero ku byerekeranye n'amavuko, uyu murimo nkaba nkora umurimo wo kubwiririsha ubutumwa ibitabo muri iri torero ry'Abadivantisiti umunsi wa karindwi. Ku byerekeranye n'amavuko nuko nageze muri uyu murimo, nabyawe n'ababyeyi b'Abadivantisite, nisanga ndi umudivantiste umunsi wa karindwi. Icyakora Imana ishima ko nkora umurimo wo kubwiriza ubutumwa. Umurimo natangiye mu mwaka w'ibihumbi 2010, mu kwezi kwa karindwi nibwo natangiye gukora umurimo wo kubwiriza ubutumwa. Ariko ntabwo nahereye ko ntangira kubwirisha ubutumwa ibitabo. Natangiye ndi umurayika usanzwe, ariko nyuma yaho bagenzi banjye twagendaga duhurira muri uyu murimo tuvuga ubutumwa, dukora amavuna nk'uko bisanzwe mu itorero, bagenda banshishikariza kubwiririsha ubutumwa ibitabo. Ubu rero kuko njye n'umudamu wanjye twari tumaze igihe tuvuga ubutumwa muri ubwo buryo navuze, twaje kwemera, Imana idufashije twemera kubwiririsha ubutumwa ibitabo. Nanone uwo murimo wo kubwiriza ubutumwa ntabwo nawo wizanye gutyo. Nagize amahirwe biciye mu cyiciro cy'itorero cyitwa Jiya, naje gutoranwa mu basore batatu muri firidi yacu. Icyo gihe hari gahunda y'Abanyakoreya yitwaga Mouvement des Mille Missionnaires, bashaka abasore, kwinjiza abasore mu murimo. Ubwo rero firidi icyo gihe muri uwo mwaka wa 2010 zari firidi 5 mu gihugu hose. Buri firidi yagombaga gutanga abasore batatu. Muri firidi yacu rero naje gutoranywa muri abo basore, ariko icyagenderwagaho kwari ukuba ari umujiya. Ubwo rero niyo mpamvu ngize n'amahirwe yo gushima icyiciro cya Jiya,
kuko ari cyo Imana yanyujijemo, nisanga mvuga ubutumwa. Nyuma yaho rero twakoreye amahugurwa hariya i Nyamirambo kuri Firidi, tuhamara ibyumweru bibiri. Tuhamaze ibyumweru bibiri, perezida wa Union Byiringiro Sironi arahadusanga. Dusoza ayo mahugurwa aduha indongozi z'itorero zagombaga kudufasha gukora umurimo, batubwira yuko tugiye gukora icyo bita stage cyangwa se igerageza mu ntara, noneho nyuma yaho tukinjizwa mu murimo. Rero niko byagenze, twagombaga guhabwa impapuro dusinyirwaho n'ababyeyi. Ngeze imuhira, umubyeyi wanjye ntiyashima kuntanga, ntiyansinyira kuko nari umuhererezi, ntiyabyemera. Bagenzi banjye twari kumwe bo uyu mwanya bakaba bari mu murimo. Nyuma rero nje kutagira ayo mahirwe yo gutangwa n'umubyeyi, ntabwo Firidi yemeye kunyakira. Icyakora yansezeraniye ko nzajya nkora inkoresha mu kubwiriza ubutumwa. Nguko rero uko natangiye umurimo. Ntabwo nagize amahirwe yo kwinjira mu murimo mu buryo bw'ubupasitoro, nsigara mbwiriza ubutumwa Firidi inkoresha hirya no hino. Bantangiye umurimo ntyo mu mwaka w'ibihumbi 2010. Murakoze. murakoze cyane kutwibwira ku bijyanye n'umurimo. Ariko se mu busanzwe Nabayo Daniel ni umusore, ni ingaragu, arubatse. Ubusanzwe mwaba mufite yihe rangamimerere mu buzima busanzwe? Irangamimerere yanjye, ndubatse, nkaba mfite umugore ndetse n'umwana umwe. Ndumva ariyo rangamimerere yanjye. Yewe, urakoze cyane. Ese byaba bikorohera gufatanya uwo murimo w'ivugabutumwa ukoresheje ibitabo n'ivugabutumwa risanzwe, nk'uku nguku umaze igihe muri iri vuna uri gukorera inaha i Kigali? Ntabwo navuga ngo biba byoroshye, kubera ko uyu murimo dukora bisobanuye ko tuba turwana n'imbaraga z'umwijima. Rero ntabwo biba byoroshye, kubera rimwe na rimwe tugenda duhura n'ibitero bya Satani, nawe akora uko ashoboye arwanya umurimo. Ubwo rero iyo duhuye n'ingorane, icyakora Imana ishimwe ko ingorane zose duhura nazo Yesu arwana nawe uko ashoboye, Satani agatsindwa ku iherezo. Urakoze cyane. Ku bijyanye n'iki gikorwa umaze iminsi ukorera inaha ngaha muri uyu mujyi wa Kigali cyo kubwiriza ubutumwa, ngira ngo ugiye kuhamara ibyumweru bibiri. None nakubaza kimwe mu bijyanye n'ibyo wigishije kirebana no kwitungira amagara. Ese koko umuntu utabashije kwitungira amagara cyangwa se temperance ntabasha guhabwa umwuka wera? Wabitubwiraho iki kugira ngo abaduteze amatwi babashe gusobanukirwa? Murakoze. Umwuka w'ubuhanuzi, hari icyo uvuga kuri iyo ngingo mu gitabo cyitwa Inama ku mirire n'ibyo kurya, ku ipaje ya 59. Iyo paje ya 59 mu gitabo cyitwa Inama ku mirire n'ibyo kurya, niho hasobanurwa yuko Imana idashobora kwemera ko umwuka wayo muziranenge abana n'abantu bakomeza. Umva uko havuga, ngo Imana ntishobora kwemera ko umwuka wayo muziranenge abana n'abantu bakomeza kwinangira, baca intege imibiri yabo n'intekerezo zabo,
mu gihe bagombye kuba bazi neza ibyo kurya bakwiriye gufata kugira ngo bagire ubuzima bwiza. Ngo igihe cyose abantu bazi ibyo kurya bakwiriye gufata byatuma bagira amagara mazima, nyamara bakinangira ntibafate indyo ikwiriye bisobanura kwirinda, ntabwo ngo Imana ishobora kwemera ko abo bantu bahabwa mwuka wayo muziranenge. Urakoze cyane kuri icyo gisubizo cyiza n'ikibazo twari tukubajije, cyari ikibazo gikomeye abantu bakunze kwibaza, ariko ntekereza ko niba narumvise neza watubwiye ko ufite channel y'ivugabutumwa kuri YouTube, watubwira uko yitwa? Channel yanjye yitwa Nabayo TV, niyo channel nkoresha, n'abantu bose bifuza gukurikirana ibibwirizwa n'ibyigisho bitandukanye bashobora kubikurikira bya Nabayo, ndetse by'umwihariko n'umuryango wanjye, ko madamu wanjye nawe ni umuvugabutumwa, n'umwana nawe afite ibyigisho. Iyo channel rero ifite ibyigisho by'ubuhanuzi, ifite ibyigisho by'umuryango, ifite ibyigisho by'ubuzima. Abashaka gukurikirana ibyerekeranye n'ubuturo bwera n'ubusobanuro bwabwo nabwo mu bya mwuka, nabo bashobora kubikurikirana. Ibi byose birahari kuri channel nkoresha. Urakoze cyane. Ndagira ngo nkubaze ku bijyanye n'iyi channel, ese mbere na mbere y'uko tujya mu bibazo nyirizina biboneka kuri channel z'ivugabutumwa, nagira ngo nkubaze ubundi kugira ngo ushinge iyi channel waba ufite, cyane cyane ko abadivantisi munsi wa karindwi mukunda kugendera ku byanditswe byera, hari icyanditswe cyera wabona cyagufasha, cyaguhaye, cyagusunikiye mu gushinga iyi channel? Namboneyeho kugira amahirwe ahubwo yo gushishikariza abavugabutumwa bose ko buri muvugabutumwa yagakwiye gukora uko ashoboye, tutitaye kuba bigorana kuba yagira channel, kubera ko mu gitabo cyitwa ivugabutumwa ingeri yasohotse mbere ku ipaje y'107, igika gisoza iyo paje niho handitswe ko ukuri kwabwirijwe n'umuvugabutumwa gukwiriye gucapwa, kugashyirwa ku bikoresho by'ikoranabuhanga bishoboka byose, kandi uko kuri kugakwirakwizwa hirya no hino. Bivuze yuko rero igihe cyose umuvugabutumwa adafite channel iriho ibibwirizwa yabwirije, bisobanuye ngo igihe cyose azaba atagifite imbaraga n'amahirwe byo kubwiriza, ibibwirizwa bye ntabwo bizibukwa. Ariko igihe cyose umuvugabutumwa afite channel, bisobanuye ngo yaba yarashaje atagishobora kubwiriza, yaba arwaye, yaba yarapfuye, ibibwirizwa yabwirije abantu bazakomeza kubikurikirana mu myaka ibihumbi n'ibihumbi kugeza igihe Yesu azazira. Ariko umubwiriza udafite channel, ibibwirizwa bye bizafungana n'igihe akora gusa. Niyo mpamvu rero byanteye kugira umwete cyane, nubwo bigoye, nshiraho channel kugira ngo naba ntanakiriho abantu bazakomeze gukurikirana ubutumwa nagezaga ku itorero ry'Imana. Ku bw'ibyo hariho amatorero usanga amwe n'amwe usanga batemera yuko umuntu ashobora gufata ibibwirizwa byahabwiririjwe ngo abe yabisakaza. Ese wagira inama ki ku matorero nk'ayo ngayo? Hari aho byigeze biba, ntabwo nahavuga ariko ngira ngo bariyumva. Nigeze kujyayo gufata ikibwirizwa, hari mu bubwiriza mugenzi wanjye ubwirisha ubutumwa ibitabo, arandarika njyayo, ibibwirizwa ndabifata, maze kubifata bambuza kubitambutsa. Ese
habaye hari ahandi hameze nka gutyo, abandi bakora nka gutyo, badashaka ko ubutumwa bwahabwiririjwe bujya hanze, wababwira iki? Wabagira ihe nama? kubera ko abadivantisiti b'umunsi wa karindwi nk'itorero ry'Imana tuyoborwa n'ibyanditswe. Ndatekereza ko ntabwo navuga ko hari umutima mubi wabiteye, ahubwo ni ugusobanukirwa buhoro, niko nabitekereza. Kuko baramutse basobanukiwe ko amwe muri ayo magambo maze kuvuga mu kanya ko ibibwirizwa bikwiriye gushyirwa ku bikoresho by'ikoranabuhanga, bakumva yuko ahubwo ikibwirizwa cyatanzwe kitakagombye kumvwa n'abo bizera gusa kiri guhabwa, bakagombye ahubwo kugira umwete w'igihe cyose ikibwirizwa gitanga, bo ubwabo bakishakira ahubwo umuntu wo kugikwirakwiza. Rero biramutse byarabaye, ntabwo ngiye nabaciraho iteka, nubwo ntazi impamvu zabo, ariko njye nakumva wenda ko ari uko baba badasobanukiwe ko ahubwo ari inshingano ko ikibwirizwa gitanzwe cyose kigomba gukwirakwizwa hirya no hino ku bikoresho by'ikoranabuhanga, kuko maze kubivuga biboneka ku ipaje y'107 mu gitabo cy'ivugabutumwa. Murakoze. Reka mbonereho n'umwanya wo gushimira itorero rya Nyanza muri firidi ya Kigali, cyangwa se muri firidi y'ubuvazuba bw'u Rwanda bwo hagati, cyangwa se ubuvazuba bwo hagati mu Rwanda, kuko ni itorero ryanejeje cyane, kuko ubwo hari amavuna y'umubwirizabutumwa witwa Marie Louise Niyomufasha, ibibwirizwa bye byose byabashije gutambuka live kuri Handitswe ngo TV official. Rwose wabonye ko abayobozi baho babyishimiye cyane, kandi bafashije cyane uwo murimo, ku buryo n'abizera bashakaga gukurikirana ibyo bibwirizwa babikurikiranaga imbonankubone. Ibyo byagenze neza kandi bigizwemo uruhare n'abayobozi, barabyishimiye, kandi bigaragara ko uyu murimo udakwiye gucibwa intege n'abantu bamwe na bamwe batabyumva, yuko ahubwo dukwiye gukorana n'ababyumvise mbere, hanyuma abandi wenda bakazabyumva nyuma. Ariko ikibazo nacyo gihari ni ku bijyanye n'umusaruro uboneka kuri ibi bibwirizwa cyangwa se kuri izi cano zivugabutumwa. Usanga ku zindi cano zivuga ibindi, usanga hariho abantu benshi bitabira kureba ibyo biganiro, kandi ndetse bakanabirangiza rwose, cyaba gifite isaha, cyaba gifite amasaha 2. Ariko wareba kuri statistique, ngira ngo njya nsura imbuga nyinshi nk'izi ngizi, ugasanga hari ibibwirizwa kandi byiza, usanga byararebwe n'abantu 10. Ngira ngo na cano yanyu narayisuye, kandi nakoze iby'ingenzi, nakoze subscribe, nakoze like n'ibindi bikenerwa kugira ngo cano ikomere. Rero nasanze hariho ibibwirizwa usanga bitarengeje abantu 10, abantu 20, ahantu 30, ariko ahandi ku zindi cano zivuga ibintu bitari ijambo ry'Imana nyakuri, ugasanga biri mu 150, 1,000,000 n'ibihumbi 100. Ni ukubera iki? Ukuri kw'Imana nyako kuzuye nk'uko kuri muri Bibiliya, abantu badakunda kukureba, badakunda kukumva, badashishikarira cyane kureba ibyo bibwirizwa by'ukuri. Ubusanzwe nk'umuvugabutumwa, ni nayo mpamvu habaho ivugabutumwa. Ibyanditswe uko bivuga kandi niko biri, iteka kamere muntu ihora ibogamiye ku kibi. Ntabwo kamere muntu ibamo ubushake bwo kubogamira ku kuri. Niyo mpamvu ubona
bimwe bitambuka ku mbuga nkoranyambaga za cano zitandukanye zivuga iby'ubusambanyi, iby'ubusinzi, iby'imikino, ari byo abantu bakurikirana cyane, bitagira n'ibyigisho na bimwe byo muri ubu buzima. Impamvu rero nyamukuru ibitera ni uko kamere muntu ihora ibogamiye ku kibi. Ndetse ni nacyo Pawulo yavuze, avuga yuko imitima yacu cyangwa se umuntu ahora ngo iby'umwuka akunda nibyo kamere yanga, ibyo kamere yanga nibyo umwuka akunda. Bityo rero kuko abantu ari aba kamere, niyo mpamvu bahora bifuza kureba ibishimisha kamere zabo, bakumva badashaka gutegera amatwi ibivuga ijambo ry'Imana. Ndumva ariyo mpamvu navuga ni kamere ibitera. urakoze. None se wagira nama ki? Hari nk'abantu numvise ngo bambwiye, banyihereye ubuhamya, umuntu yarambwiye ati impamvu tudakunda kureba ibi biganiro byanyu ni uko ngo babanga ko umuntu ngo abikuramo inyungu y'ibifatika, ngo banga ko umuntu kureba ibi biganiro kugira ngo umuntu adakuramo inyungu. Ese byaba binyuranye n'ibyo Bibiliya yigisha, kuba umuntu yakura inyungu mu byo ari mu gukora, mu butumwa bwiza atanga, mu kwitanga gutya kuri cano, cyane cyane ko umuntu yasohoye n'amafaranga menshi adashobora kugaruka uko angana, nubwo uko wakora kose adashobora kugaruka. Ese umuntu aramutse abonyemo inyungu, ubwo haba harimo icyaha cyangwa se ni amahirwe? Bibiliya ibi bivugaho iki nk'umuvugabutumwa? Ntabwo ngewe ku ruhande rwanjye ntabwo mbifata ko ari mu rwego rwo gushaka inyungu. Hari urugero ntanga, biramutse ari ugushaka inyungu, ko niba mfata ibibwirizwa nkishyura amafaranga bikajya kuri YouTube channel, ndamutse nshaka inyungu y'amafaranga, amafaranga akoreshwa nayashora mu bindi birahari, nakagombye kuyashora nk'uko nabivuze, bitewe n'aho nturuka muri Nyabihu, nakagombye kuyashora mu buhinzi bw'ibirayi. Ubwo buhinzi bwampa amafaranga ntiriwe mvunika cyangwa ngo ntakaze umwanya uwo ari wo wose. Rero njye mbona ku ruhande rwanjye atari yo mpamvu. Icyakora nanone Pawulo yavuze ijambo rikomeye ngo twababibyemo iby'umwuka tubasaruramo iby'umubiri. Bisobanuye ngo ndamutse mbwirije ubutumwa nkagira andi mahirwe nshobora kuboneramo y'inyungu ku bifatika, ntabwo nabyanga, kuko Imana nayo ntabwo ibyanga ko ushobora kubona inyungu no muri ubu buzima. Ndumva ari icyo ngiye ku ruhande rwanjye, ntabwo ntekereza ko ariyo mpamvu yatumye mfungura YouTube channel, ntabwo ari. Urakoze cyane. Twerekera ku musozo, ndagira ngo nkubaze ibijyanye na ku kibazo kirebana n'ibyo mukunze kwigisha kandi muhura nabyo muri ubu buzima. Tumaze iminsi tubona hadutse ikintu cyitwa gutana kw'abashakanye ndetse no kongera gushyingirwa iyo bamaze gutandukana. Ese ibyanditswe byera byaba byemera uko kongera gushyingiranwa? Gutana byo ntabwo mbifiteho ikibazo cyane, kuko birasanzwe kandi birashoboka. Ariko se Bibiliya ivuga iki kongera gushyingiranwa kw'abashakanye, kw'abatandukanye? Ese ko niba itorero rishyingira abatandukanye bakongera gushyingiranwa n'abandi, byaba biri mu mucyo, cyangwa se
ryaba ari ifuti. Murakoze. Mu buryo bwihuse, Bibiliya ubwayo Yesu ashimangira ko umugabo n'umugore badakwiriye gutandukana, bavuga ngo ntihakagire ubatandukanya. Ariko nanone hari icyo umwuka w'ubuhanuzi abivugaho mu gitabo cyitwa Urugo rwa Gikristo, paje 334. Haranditswe ngo, hari umutwe w'amagambo uvuga ngo nubwo batandukanye mu mategeko y'abantu, imbere y'Imana baracyari umugabo n'umugore. Haranditswe ngo umugore ashobora gutana n'umugabo hakurikijwe amategeko y'igihugu cyabo kigenderaho, ariko imbere y'Imana kandi hakurikijwe itegeko ryayo rihebuje andi, ntibaba batandukanye mu maso y'Imana. Icyaha kimwe rukumbi, aricyo cy'ubusambanyi, nicyo gishobora gutandukanya umugabo n'umugore. Nubwo amategeko y'igihugu cyabo ashobora gutanga gatanya, nta kabuza dukurikije umucyo wa Bibiliya n'amategeko y'Imana baracyari umugabo n'umugore. Urumva, niba ibyanditswe bivuga yuko nubwo baba bagiye mu rukiko hagakurikizwa amategeko y'igihugu cyabo, baba ari Abanyarwanda, baba ari Abanyamerika, bagatanywa, ariko ijambo ry'Imana nubwo buri wese agiye ukwe n'undi ukwe mu ijuru, bakomeza, Imana ngo ikomeza kubafata nk'umugabo n'umugore. Bisobanuye ko rero niba Imana ikomeza kubafata nk'umugabo n'umugore, urumva abo bantu bafite uburenganzira bwo kongera gushingirwa. Ubwo Imana rero byaba bisobanuye ngo biracyababara nk'umugabo n'umugore, twebwe tukabashingira, tukemera ko bashingirwa, nuvuga ngo yanditsweho undi wa kabiri. Bisobanuye ngo ntabwo gushingirwa kw'abo bantu ijuru ryakwemera, kuko ribabara bo k'umugabo n'umugore. Buri cyakora ubusambanyi na Yesu yabugarutseho, asobanutse ko ari cyo cyaha gishobora kwemerwa cyonyine cyatandukanye umugabo n'umugore. Indi mpamvu iyo ari yo yose, ijuru ntirishobora kuyemera. Ntabwo ijuru, iyo uwo ari we wese yatanga, uretse ivuzwe n'ibyanditswe y'ubusambanyi rukumbi, bavuze ngo ni icyaha kimwe rukumbi cy'ubusambanyi, kimwe rukumbi. Ibindi byaha umugabo yakorera umugore, ibindi byaha umugabo yakorera umugore, cyangwa umugore agakorera umugabo, uko byaba biremereye kose, watsindwa cyangwa utatsindwa, Imana ntishobora kwemera ko habaho gutandukana. Ubwo rero ndumva ko igihe Imana itemera ko abantu batandukana, ntishobora nanone kwemera ko yahuzwa n'undi muntu, kandi itemera ko gutandukana biriho. Murakoze, ndumva ari ibyo ngibyo. Murakoze cyane. Reka dusoreze ku kibazo kibaza giti, nk'umubwiriza umaze igihe ubwiriza ubutumwa, imyaka ngira ngo igiye kuba 16, ntabwo ari mikeya, turagira ngo utubwire, ukurikije ibyanditswe byera wasomye, ukurikije ibimenyetso by'ibihe uri mu kubona turi mu yihe saha ya gihanuzi? Kuko hari abavuga bagenekereje bati, cyangwa se bafite uko babibara, bati Yesu azagaruka muri 2027, abandi bati Yesu azagaruka muri 31. Wowe ibyanditswe byera wasomye ubona bitwerekeza mu yihe saha ya gihanuzi? Murakoze. Ukurikije ibimenyetso aho bigeze, dusanga mu ijambo ry'Imana turi mu minsi y'imperuka, ku ibimenyetso birabigaragaza. Nayo mpamvu mba narafashe uyu mwanya kumva ko nkwiriye noneho nanjye nyine kubwira abari mu isi ko turi mu minsi ya nyuma. Icyakora muri uko kuvuga ko Yesu ari hafi kugaruka, kubera ko nk'uko dusoma muri Matayo 24, nta kimenyetso gisigaye, byose biraboneka. Ariko
muri uko kubwiriza abantu bateguza kugaruka kwa Yesu, hari icyo nirinda Yesu yavuze muri Matayo igice cya 25 umurongo wa 13. Mu buryo bwahuranije Yesu yaravuze ngo nuko mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Urumva rero niba Yesu yaravuze ko dukwiriye kuba maso, tutazi umunsi n'igihe, ntabwo nshobora guhangara kubwiriza abantu mbabwira ko nzi umwaka Yesu azagarukira. Rero nta muntu ubwiriza ko Yesu azagaruka akongeraho n'umwaka azagarukiramo, abanyuranije n'ukuri kw'ibyanditswe bye. Nta muntu n'umwe uzi umwaka, nta muntu n'umwe uzi igihe Yesu azagarukiramo. Urakoze mubwiriza, urakoze cyane kubw'impuguro zawe duhaye n'ikiganiro cyiza utuganiriye. Twagusabaga ko niba bishoboka igihe cyose handitswe ngo TV Official yagukenera, wakongera ukatuganirira, kuko hari byinshi abantu baba bakeneye gusobanukirwa. Ese wadukundira ukazongera ukatuganirira? Kuri njye bizaba ari amahirwe akomeye. Namaze kugisobanura ko umuvugabutumwa wese akwiriye gukora ibishoboka byose akajya hirya no hino ku bikoresho by'ikoranabuhanga, kandi bikaba byaravuzwe mu byanditswe ko ariko bigomba kuba. Ubwo rero kundarika ahubwo ni nkaho navuze ngo bidatinze, mukwiye kongeraho ubwo kundarika kugira ngo ngire amahirwe abantu batambona kuri channel yanjye gusa, bashobora kumbona no ku zindi zitandukanye ngira ubutumwa ntanga buteguza abantu kugaruka kwa Yesu. Ni amahirwe atangaje rero, muzongere mu ndarike, nditeguye cyane. Murakoze, wadusengera noneho tugasoza iki kiganiro? Murakoze, reka dusenge Imana. Imana ihoraho, izina ryawe rihimbazwe. Uyu mwanya kubw'amagambo amaze kuganirwaho, komeje kukwinginga cyane ngo Mwuka ayobore kandi azagite agaciro n'umumaro by'amagambo amaze kuvugwa ku bazayumva bose, kugira ngo buri wese yitegure kugaruka kwa Yesu. Ibyo ngusabye mu izina rya Yesu, amen. Urakoze cyane. Nawe wowe waruteze amatwi handitswe ngo TV Official, Imana iguha umugisha kubwo gutega amatwi kwawe, kandi ndagira ngo ngushimire cyane kubw'ibikorwa byawe bituma iyi channel itera imbere, kuba wariyandikishije muri uyu muryango, kuba ukora like ku kiganiro kikunejeje, ndetse no gusangiza abandi ibi byigisho cyangwa se n'ibi bibwirizwa kugira ngo bigere hirya no hino, kuko abarangwa n'urukundo rwa Gikristo ntabwo bashimishwa no kumwigumanira bonyine. Ngaho rero sakaza ibi bibwirizwa kugira ngo n'ibi biganiro kugira ngo bigere hirya no hino. Abantu ntabwo umenya igifashije umuntu akakira agakiza. Ibi ngibi bishobora kugira uwo bikiza mu gihe wowe utari ufite ubushobozi bwo kuba wabikora. Rero reka dusabe Imana kugira ngo buri wese abishyiremo imbaraga, kandi abashe kugira urukundo mvajuru rutuma azirikana n'abandi. Imana ibaha umugisha. Mwari kumwe na mwene so ka Edouard. Ciao ciao.